Dusangire Ijambo yacu irarebera hamwe ingaruka z'icyorezo Covid19 nyuma y'umwaka iki cyorezo gikomeje kuyogoza impande z'isi zitandukanye cyadutse ku butaka bw'u Rwanda. Twibukiranye ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2020 aribwo hatangajwe umuntu wa mbere wagaragaweho icyorezo ku butaka bw'u Rwanda. Dutegura iki kiganiro umwaka umwe n'iminsi 13 wari wihiritse. Umwaka umwe n'iminsi 6 kandi warushize igihugu cyose gishyiriweho gahunda ya guma mu rugo yamaze ukwezi n'igice mu mugambi wo guhangana n'icyorezo. Kubera izo ngamba n'izindi zagiye zishyirwaho zagiye zigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'igihugu n'abagituye. By'umwihariko ni mu rwego rw'ubukungu, imibereho myiza n'izindi. Mu rwego rw'ubuzima duteguriye Dusangire Ijambo abasaga 21,000 nibo babarurwaga ko bamaze kwandura icyorezo Covid19, abasaga 19,000 nabo bamaze kugikira, ni mu gihe ariko nanone abandi 300 bari bamaze guhitanwa n'icyorezo Covid19 ku butaka bw'u Rwanda, naho abandi banyarwanda basaga 300 bamaze guhabwa urukingo rwa mbere. Dutegura Dusangire Ijambo kandi uturere 3 muri 30 tugize u Rwanda twari mu kato kubera imibare y'ubwandu bwa Covid19 ikomeje kutugaragaramo. Utwo ni Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda, Nyanza na Gisagara mu majyepfo y'igihugu. Minisitiri w'ubuzima Dr Daniel Ngamije aharasobanura uko batahura ubwandu muri utwo turere ndetse anagaruke ku gikorwa cy'inkingo mu Rwanda. Dukunda gusesengura dusuzuma abantu mu buryo bw'itombora, tukabasanga aho bakorera, dushaka kumenya uko bahagaze nta bimenyetso bafite bari mu kazi gasanzwe. Ni uburyo bwemewe kugira ngo umuntu abe yabasha kumenya ikibazo kiri mu baturage, cyane cyane ikibazo cy'ubuzima. Tubikora mu gihugu hose. Utwo turere 3 twagaragaje umwihariko ko imirenge myinshi yatwo twagiye tubonamo ku bantu twafashe bageze nko ku 100, tukabonamo nka 20 bafite Covid, bamwe batanabizi ko ndetse banayifite, abandi se bumva ngo bari bamaze iminsi barwaye bafite intege nkeya ariko bakajya mu kazi. Bityo rero bituma bigaragara yuko muri utwo turere ikibazo kigihari. N'inkingo yego ziri gutangwa, nibwo tugitangira gutanga inkingo, ariko ntabwo turagera ku mibare ishimishije wavuga ngo twatanze urukingo twahagaritse noneho ikwirakwira rya virusi itera Covid mu baturage. Mu nkingo rero twakiriye twagomba gutangaho doze ya mbere ku nkingo 340, ni ukuvuga ko turi hejuru ya 90, ni igipimo cyiza. Izisigaye nibaza ko mu minsi 3 iri imbere tuza kuba tubirangije. Icyo leta y'u Rwanda iri gukora nuko turi gutumiza inkingo zikwiriye kugira ngo ziboneke mu gihugu, tubashe gukingira abo bantu bakuze. Iki cyiciro cya mbere cyo gukingira cyatwigishije byinshi, cyane cyane mu gutegura neza ugukingira. Igihe inkingo zigeze mu gihugu, ukuntu tuzigeza ku bigo nderabuzima, uko dukora urutonde rw'abagomba kubona urukingo baturiye ikigo nderabuzima n'ibitaro, uko dukora n'abayobozi b'ibanze kugira ngo ubutumwa bugere kuri bose. Ibi byose twabyigiyemo ibintu byinshi, kandi nibaza ko turi mu bihugu byakiriye urukingo tugahita ndetse tunarugeza ku baturage mu buryo bwihuse kurusha ndetse n'ibihugu bimwe byateye imbere. Numva rero dufite inkingo nyinshi twamaze gutumiza hanze muri gahunda zitandukanye. Hari zo dukorana na Covax, mwarabyumvise, ni nk'ikigo gikurikirana kuboneka kw'inkingo mu gufasha ibihugu cyane cyane biri mu nzira y'amajyambere. Hari ndetse n'umuryango wa Afurika, nawo ni indi mechanism twaboneramo inkingo. Igihugu cyacu gifite ukundi kiganira n'abakora inkingo kugira ngo tubashe kuzibona. Izo nzira uko ari 3 rero tukeka kuzabonamo inkingo zihagije. Intego y'u Rwanda nka kwibutsa ko ari uko mu mpera z'umwaka w'2021 ruzaba rumaze gukingira abageze mu zabukuru kuri 30%, mu gihe mu gihugu hose hazaba hamaze gukingirwa byibura 60% by'abanyarwanda. Dusangire Ijambo yacu irareba ko ikibazo cyifashe mu rwego rw'ubukungu no mu mibereho myiza y'abaturage. Ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ibihugu byinshi byari bifite imbaraga, yanyuze mu mizi y'isirabanzira inyeganyeza, birengera umuhanya ibatera urubori kimwe, ibikomangoma umwami na rubanda barebwa. Kuri mikoro mukomeze kumva Eric Bagirusa mu kiganiro Dusangire Ijambo i Kigali mu Rwanda. Mu mwaka ushize w'2020 mu Rwanda hashyizweho ikigega nzahura bukungu cyagombaga kugoboka abagizweho ingaruka cyane abikorera. Kugeza ubu harabarurwa miliyari 75 z'amafaranga amaze gutangwa muri miliyari 100 bivuga ko zari zashyizwemo. Zimwe mu nzego zashegeshwe cyane n'icyorezo Covid19 harimo rw'inganda, kuko umusaruro ukomokaho mu mwaka ushize 2020 wagabanutseho 4% munsi ya 0.
Wa kane w'iki cyumweru hari tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu nibwo bwana Edouard Ngirente Minisitiri w'Intebe yagejeje ku nteko ishinga amategeko ikigomba gukorwa kuri uru rwego rufatiye runini igihugu. Ku byerekeranye n'ingaruka za Covid ku iterambere ry'inganda mu Rwanda, nababwira ko mu mwaka wa 2020 umusaruro w'inganda wasubiye inyuma ku kigero cya 4% munsi ya zero. Umusaruro w'inganda mu gihembwe cya mbere cya 2020 wazamutse ku kigero cya 2%. Iri zamuka ryakurikiwe no gusubira inyuma gukomeye cyane ku kigero cya 19 munsi ya zero mu gihembwe cya kabiri. Nuko mu bizina ndabivuze igihembwe cya kabiri cyo cyarimo ingamba nyinshi zo kwirinda iki cyorezo, ibikorwa byose bijyana no kuzahura ubukungu ntabwo byakoraga. Bitarenze uyu mwaka wa 2021 ikigega kizakomeza kongerwamo ubushobozi ku buryo duteganya ko kizageza kuri miliyari 370 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga inyongera ishakisha kuzageza kuri miliyari 250 izaza yongera kuri miliyari 100 twagitangizanye. Mu rwego rw'inganda izitunganya umusaruro mu rwego byo twakwita manufacturing zimaze guhabwa miliyoni zirenga 955 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri urwo rwego biteganyijwe ko mu gihe kitarenze uyu mwaka wa 2021 urwego rw'inganda ruzongererwa asaga 150 z'amafaranga y'u Rwanda. Uretse n'inganda, urwego rw'amahoteli narwo ruri mu zashegeshwe n'icyorezo Covid19. Ijwi rya Amerika yanyarukiye mu mujyi wa Butare mu majyepfo igamije kureba uko byifashe kubahakorera ibikorwa bitandukanye muri ibi bihe bitoroshye. Bwana Jean Baptiste Sebukangaga akora ibikorwa byo gucuruza serivisi z'amahoteli. Uyu musaza ukorera mu marembo ya kaminuza i Butare muri hoteli Bartos ntiyatuboneye umwanya ngo tuganire, ariko acyumva insanganyamatsiko y'ikiganiro yahise afatwa n'agahinda. Yavuze ko ubundi baguma gukora icyo yise kubuzabuza, naho ubundi ngo bagombye kuba barafunze imiryango. Sebukangaga mu ijwi rituje avuga ko byinshi mu byumba bya hoteli bimaze igihe biraramo ubusa kandi ngo agomba kwishyura ababyitaho. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubera kumara igihe kinini amazi yo mu byumba bya hoteli adakoreshwa, ngo hari naho abakozi bafungura bagasanga amatiyo y'amazi yaratobotse, ibyumba byarahindutse ibidendezi. Tuvuye kwa Sebukangaga twakomereje kuri Four Step Hotel iri kwitaba mu mujyi wa Butare. Aha turaganira na Bwana Desire Karisa, umuyobozi w'iyi hoteli. Aravuga uko bahagaze nyuma y'umwaka bahanganye n'icyorezo Covid19. Nyuma y'umwaka icyorezo cya Covid kigeze mu Rwanda, navuga ko twashegeshwe cyane n'iki cyorezo bitewe wenda n'ingamba zagiye zishyirwaho z'ubwirinzi zikumira muri zimwe muri serivisi twatangaga, nakwita ko zininjiriza hoteli bigasubiza inyuma iterambere ry'imikorere yacu. Iyo biza ko ari business umuntu yakwegekaho akaba yafunga, wenda akazafungura mu gihe runaka imikorere yaba yarasubiyeho, wakaba ibikora. Ariko bitewe n'imitangire ya serivisi ni ibintu bitashoboka ko wafunga hoteli. Mu by'ukuri nta mikorere ihari. Urahuza n'umwe muri bagenzi bawe wabimbwiye gutyo ngo urebye hari ibyumba birimo ubusa yagombye kuba yarafunze, namwe niko bimeze? Ntabwo yakubeshye, kubera ko ndaguha nk'urugero. Mu minsi yatambutse hagiye haba inama z'abaminisitiri zigenda zishyiraho amabwiriza ngenderwaho by'umwihariko ku mahoteli. N'ubu ngubu tukibigenderaho by'uko nta muntu ugomba kurara muri hoteli atagaragaje icyangombwa cy'uko yipimishije Covid. So ibyo bikanahurizaho n'uko ingendo zari zifunze mu gihe habayeho guma mu turere. So ntabwo byakora kubona umuntu uri roko kuba yaza kurara muri hoteli. Tuba dukina abantu bagendagenda, ba foreigners baje gufunga ingendo no gushyiraho icyangombwa cy'uko umuntu agomba kurara muri hoteli yipimishije, na cyane ko kiriya gihe ibipimo byasaga n'ibihenze n'ayandi madepanse, noneho muri ibi bitanoroshye byatumye na babandi bakeya bazaga basubira inyuma. So ni imbogamizi dufite, na cyane ko amakwe ntiyemewe, inama ntizemewe. Twakubitaho n'ubushobozi wenda Covid yakoze abantu benshi ku mifuka yabo, ubukene burahari. So ayo make yarazanye rero kumubwira ngo nashyiraho nayo kwipimisha bahita basubirayo. Covid ikimara kugera mu Rwanda nka nyuma y'ukwezi n'igice twajyaga tukumva hoteli zahagaritse amasezerano na bamwe mu bakozi, n'abandi ukajya kumva batwara abagenzi byagenze gutyo. Mwebwe mugeranije n'abakozi mwakoreshaga na kugeza ubu ngubu baragabanutse, baracyari babandi cyangwa namwe byagenze nk'uko aho ngaho byagenze? Uko biri natwe twagabanyije abakozi, kuko wenda n'urugero niba twarakoreshaga abakozi 40 mu gihe Covid yari itaraza, nawe ugendeye ku ishusho y'ibyo ubasha kubona wenda no gutatembereye hose urabona ko nta bantu bahari. Ntabwo rero wambwira ngo ugikoresha abakozi 40 habaye igabanuka ry'abakozi bitewe n'abantu twakira uko bangana. Hari mugenzi yambwiye ikintu numva wenda
kirababaje nkurikije uko yabivuze nuko yabinsobanuriraga. Arambwira ngo ushobora kumara igihe icyumba kidafunguye kubera presiyo y'amazi, wafungura ugasanga kwa kutayakoresha yaraturitse yuzuye mu cyumba. Nibyo mwe bijya bibaho? Urumva amatiyo iyo adakoreshwamo ngo amazi akomeze asirikira, hari nubwo aza ari biziba bitewe nuko amatiyo amaze igihe adakoreshwa. Wenda twe ntabwo byari byabaho ku buryo habaho presiyo y'amazi, ariko icyumba iyo kimaze igihe kidakora byanze bikunze kirangirika. Harimo ibikoresho byenda byangirika. Ushobora kuba uri hano bukira wakiriye nk'abantu bangahe? Bijya bibaho kubwira nta n'umuntu wakiriye. Ni imbogamizi nyine umuntu arimo arakora mu bihombo kubera ingaruka za Covid. Arya amafaranga yari yashyizweho mu kuzahura bizinesi zagiye zigirwaho ingaruka n'icyorezo Covid19 yaba yarabagezeho cyangwa muracyategereje nawe? Ntabwo yari yatugeraho. Abagezeho hari icyo yabafashaho? Ashobora wenda gusana bimwe byagiye byangirika, ariko simpanya ko yakuraho igihombo kiriho, kuko niba still icyorezo kikiriho nta n'uramenya ngo kizarangira ryari. Ashobora gukemura bike mu byangiritse, ariko ntiyakuraho ikibazo kiriho nyirizina. Ntabwo tuzi umunsi n'isaha icyorezo kizarangirira, ariko nk'umunyamakuru nakubaza nti bikomeje gutya byaba byerekeza kuri mwe? Ni ikibazo kitoroshye gusubiza, kuko kumbwira ngo ugiye gufata hoteli ufunge nabyo ni ikindi kigeragezo. Gusa aho bikomeje gutya byaba ari ikibazo gikomeye. Hari n'igihe n'iki gihombo wenda umuntu agikomeza gusiporta cyagera ku rwego utabasha gusiporta, hakaba hakoreshwa ubundi buryo. Mujya muhura n'inzego za leta muganira ku bibazo nk'ibi ngibi? Niba muhura nta byifuzo mutanga cyangwa n'ubu mukaba mwabitanga kuri mikoro za radiyo Ijwi ry'Amerika? Nk'aba rwiyemezamirimo bose twese nk'abanyarwanda turabizi ko kwirinda ni ingenzi, na cyane ko turi mu bihe bitatworoheye, ariko ibyifuzo twese dutanga ntabwo byajya kure y'amabwiriza yashyizweho. Turabitanga, badusaba kwihangana tugategereza tukareba aho ibintu bicira bigana, ariko nta gisubizo gitanga ibyiringiro gihari uretse gutegereza tukareba aho icyorezo kigana. Tugana ku musozo, Bwana Desire, hari icyo wongeraho ku kiganiro tugiranye? Ndabashimira ko mwabashije no kugera aha ngaha kugira ngo mumenye imikorere wenda ubucuruzi dufite bw'amahoteli. Nkanya ntanashidikanya ko hari n'ubuvugizi bundi mwakora ku mabwiriza ashyirirwaho wenda nk'aka kazi kacu. Nibyo koko babishyizeho ku bw'impamvu zo kwirinda, kandi turabibona ko bitanga umusaruro, ariko wenda habemo iyoroshya. Ndaguha nk'urugero rwo ku mapisine. Pisine bavuga ko umuntu ugomba gukoresha pisine ari umuntu ugomba kuba yaraye muri hoteli kandi agaragaje ko yipimishije. So kurwanya wenda amabwiriza yashyizweho, ariko niba umuntu yaraye muri hoteli agaragaza ko yipimishije, ariko undi muntu akava hanze kandi agaragaza ko avuye kwipimisha, ariko ugasanga ntabwo yemerewe ya serivisi, kandi ugasanga hari departement zakabaye zikora kandi hakurikijwe ubwirinzi bwashyizweho, ariko ugasanga ntabwo tuzi wenda ibyo bagendeyeho babishyiraho, ariko wa balance ukabona ntabwo ari ibintu byumvikana. So wenda bazagerageze barebe amadepartement ari mu mahoteli n'ibiki byakorwa, n'ubuhe bwirinzi bwashyirwaho, ariko izo departement zikaba zakora. Ibyorezo bibonera n'abantu, aramanya hakabaho mujida, hari mugiga hakabaho n'ibihara, n'abandi ibyo biragira bikagenda. Muracyateze amatwi Ijwi ry'Amerika mwumva ikiganiro Dusangire Ijambo, aho turebera hamwe ingaruka z'icyorezo Covid19 nyuma y'umwaka cyadutse ku butaka bw'u Rwanda. Muracyumva bagira ubusa. N'abacuruzi baciriritse bagizweho n'ingaruka z'icyorezo Covid19. Turacyari mu mujyi wa Huye. Ijwi ry'Amerika igeze hano i Huye, irareba ingaruka z'icyorezo Covid19 nyuma y'umwaka kigeze mu Rwanda. Wowe tugusanze ucururiza hano mu isoko rya Huye, watubwira ko bimeze bite? Wese amaso naguha, ibibanza birera, nta bantu bagihari, abantu barahombye. Nawe rebere, nta mukiri urimo, no gushyira rero mu mashifti nabyo byagize ingaruka ku bantu. Igishoro barahombye, ahubwo ni mu dutabare. Uvuze ibyo bintu hari abo bishobora guhita bitera ubwoba? Nta bwoba, ni igihugu cyose cyangwa n'isi yose nta icyorezo kitagezeho. Mu bukungu bwarahungabanya ahantu hose, nta muntu utabibona, nta muntu utabizi. Uje gucuruza, ushobora kuza ugataha nta kintu winjije? Mu minsi nahawe urumva ni 3 mu cyumweru, ushobora kumara miliyoni minsi nahawe ntacuruje. No gufunga buno burere nabwo byagize ingaruka, kuko uzi ko hari uturere tudahuza, cyane cyane nk'akarere ka Huye kari kagizwe n'indimire n'utundi turere dusukamo imyaka, abakiriya bakazamo bagahuriza ahantu hamwe, umujyi ukashyuha, nawe ubwawe urabona mu mujyi urakonje.
ubwo mu rugo biba bimeze biti iyo utashye ntacyo winjije bigenda bite? Wabigenza uteze ko utahunga urugo rwawe, ubwo nyine uremera ukarya nabi ariko ukabaho. Nk'uko wabyumvise turi hano mu isoko rya Huye turareba ku ingaruka z'icyorezo Covid19 nyuma y'umwaka kigeze mu Rwanda. Twavuga ko ku bacuruzi mumerewe mute? Biratugoye cyane. Ikindi cya kabiri, impamvu ubucuruzi bugenda nabi n'amafaranga akabura n'ubukene bukiyongera, imipaka irafunze. Imipaka iyo idafunze abantu bagira ubuhahirane n'ubugenderanire, ukava nko mu Rwanda cyangwa i Kigali ukajya i Bugande ukazana ako kantu kakora amafaranga umuryango ukabaho. None imipaka yose irafunze, umupaka Burundi irafunze, Uganda irafunze, ahubwo ni muri Tanzania nta kintu kihaba, nta kintu tuhakura. Urumva ko ibintu bitugoye muri iyi minsi turakomerewe nyine. Nk'iyi imyenda waranguye hari nk'ikumaranyeho umwaka bimeze bite? N'imyaka 2 n'imyaka 3. Tuganya ku byifuzo, mwifuza ko byagenda bite? Urumva cyo twifuza ni uko baduha izo nkingo tukikingira, bakagira ibiganiro bakafungura tukagana n'ibindi bihugu, imipaka igafungurwa tukagendanira ibintu bikagenda neza. Naho ubundi se urumva kare kamwe konyine kakwihaza cyangwa ntari mwe yonyine yakwihaza kandi bagirwa n'abandi. Reka noneho turebe ku bucuruzi bwambukiranyaga imipaka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha ndasaba mugenzi wanjye Temistokle Mutijima ukorera mu burengerazuba bw'u Rwanda kuganira n'abacuruzi inyama n'imbuto i Kamembe mu karere ka Rusizi. Byagize ingaruka cyane kubera ko abakongomani bo baduhahiraga, nubwo tuboherereza ariko si kimwe nuko bakiyizira. Bamwe turabohereza amafaranga bakatuzanira, abandi ntibayazane bakaducika bakimukira ahandi. Twawe n'igihombo gikomeye cyane muri koperative yacu CSVR. Abakongomani bakiza twabagaga nk'inka 100-120 zikanarangira, ariko ubu 20 ntizijya zishira. Tubaga nka 40 tukaboreza nka 20 cyangwa 15 tugasigana 5 Kamembe, izo 5 ntizishire. Nizo 20 twohereje amafaranga ntituyabone, tukabona nk'ay'inka 10. Byatugizeho ingaruka nyinshi cyane, mbega twahuye n'igihombo giteye ubwoba. Bibaye byiza rero nuko nibuze babaretse bakajya biyizira bakoroshya igipimo, natwe byadufasha, wenda n'abatwambuye bashobora kuzayaduha. Yego barahari, hari abafunze barataha bitewe n'uko nta buryo babonaga. Sanga rero aho kugira ngo abage inka ize kumuborana igumaho ngaho nta mukiriya uhari, bituma mvuga ngo reka mbe mpagaritse ntegereze igihe wenda ibintu bizasubirira mu buryo. Nitwa Mukakure wa Clementine, Presidente wa koperative kwa BIM, ucuruza imboga n'imbuto kwambukiranya imipaka. Ikibazo kiriho mu bucuruzi bw'imboga n'imbuto, urabona ko mbere twabicuruzaga abakongomani badusanga natwe tujyayo, ariko ubu ngubu mu kubicuruza ntabwo abakongomani tubonana amaso ku maso ngo twumvikane ibeyi ry'ibicuruzwa ducuruza. Hajemo igihombo gikomeye ku buryo no mu isoko mwahabonye uko hameze, nta bakiriya barimo, n'abarimo ntibagurisha, nta rujya n'uruza rw'abantu rurimo. Nyimara kumva ibi byose nahamagaye Bwana Kanizuyisi Bihira, impuguke mu by'ubukungu n'ubuvuzi, abanza kumbwira igisobanuro cy'igabanuka ry'ubukungu riri ku mpuzandengo ya 3.6% mu gihe ubusanzwe bwazamukaga kuri 7.4%. Kuba bwaragabanutse kuri cya gipimo cya 3%, bivuze ko bwagenze nabi cyane, bwasubiye inyuma, kuko iyo ikintu kigabanuka ntikiba kiyongera. Ndetse naho leta yaragerageje, kuko hari ibihugu bimwe byinshi byari binakomeye bwagabanutse bujya no munsi ya 0. Aho ngaho no mu Rwanda mu gihembwe cya kabiri ubukungu ubusanzwe bwazamukaga kuri 7.4%, bwagabanutse kuri 12.4% munsi ya 0 nk'uko mubivuga. Iki cyorezo cyaje nge nakise Covid19, kuko cyazanye ikintu cy'icyuho cya vide mu bintu byose, si ku bukungu honyine n'imibereho myiza, kandi ni ku isi yose. Ariyo mpamvu mvuga ko kigomba kuduha isomo, noneho tugashishikarira ikintu cyitwa ubuhinzi n'ubworozi, kuko nibyo bintu bitunga abaturage niyo habaye ikibazo. Tekereza iyo iki cyorezo kiza, abahinzi batarahinze barizeye serivisi, aborozi bataroroye, cyari kurimbura abantu benshi. Ubwo rero nkabona ko ikintu cya mbere twagombye gutekereza kugira ngo ubukungu bwacu tubuzahure, kuko ibyabaye byarabaye, ni uko twakwita ku buhinzi, tukita ku bahinzi tukabahugura,
tukabazanira ibikoresho, noneho tugashinga inganda ntoya n'iziciriritse. Icyo kintu nicyo kizatuma tuzahuka mu bukungu vuba, noneho twebweho kugira ngo dutume ibintu hanze, ahubwo tukabyohereza hanze, noneho n'amasoko y'imbere twayahagije. Nanone izo nganda nta n'iziciriritse zigaha abana bacu akazi bicaye ngo ni abashomeri. Nitubona abantu benshi babona umushahara, tukabona inganda nyinshi zitunganya umusaruro wacu, zigatanga akazi, zikohereza no hanze, ubukungu bwacu buzazamuka. Nta nubwo tuzamenya ko iki cyorezo kigeze kibaho, kuko tuzabana nacyo, inkingo zarabonetse. Mwari mukomoje ku iboneka ry'inkingo, leta iragaragaza ko imaze gukingira abaturage basaga 300,000. Bishobora gutanga icyizere ko ubukungu hari igishobora kwiyongeraho? Igishobora kwiyongeraho ni uko buriya ubukungu bujyana n'uko abantu bashirika ubwoba bagakora. Iki cyorezo cyaje uretse n'abantu kirimo kwica, n'abandi dusigaye twese tuba dufite ubwoba, uvuga uti ninjya mu isoko nshobora kucyandura, ningenda muri bisi nshobora kucyandura. Nkabona rero ari igikorwa cyiza, abaturage nibashirika ubwoba bakore, buri muntu wese akaza akora, kabara ka serivisi ko mu biro, kabara ko mu bucuruzi, buri muntu wese akore. Ariko se ntihari nanone ibyo gutakaza icyizere ko aho bari bageze mu iterambere kuzongera kuhagera ari indi nzira ndende? Icyizere ntabwo kizatakara, kuko ubundi umuntu ukoresha ubwenge bwe agakoresha ibikoresho birimo ikoranabuhanga ashobora guteganya ikintu, cyane cyane mu rwego rw'ubukungu n'imibereho myiza. Nk'ubu niba ufite imodoka uzi ko kuva hano kugera Musanze ari kaburimbo imeze neza nta kibazo kirimo, ushobora kwizera uti nimpaguruka hano ndagerayo nyuma y'isaha n'igice cyangwa nyuma y'amasaha 2, kubera ko urabizi ko umuhanda urahari. N'ubu rero ni uko cyabashyizemo uburwayi kikabashyiramo n'ubwoba. Noneho nikigabanuka abantu bazongera basubirane bwa bushobozi bafite, bwa bushake bafite, kandi bashirika ubwoba, uko mu bukungu ikintu cya mbere cyica ubukungu ni ukugira ubwoba. Ikintu rero numva kizongera kikatuzamura ni uko tuzakora, tugakora amasaha menshi, kuko wasangaga n'icyorezo kitaraza abantu bakoraga amasaha make, ariko hari abandi bakoreshaga inganda zigakora amasaha 24 kuri 28. Nicyo kintu tugomba gutekerezaho. Ubwo muri icyo gihe abanyarwanda bagomba kwitwara bate? Abanyarwanda uko bagomba kwitwara, yego, bagomba kurya indyo yuzuye, bakanywa amata y'inshyushyu kuko arimo intungamubiri nyinshi zihagije, bakarya imboga, bakarya n'imbuto, noneho umubiri wabo ugakomera, bakirinda n'ibisindisha kuko bica intege umubiri. Ariko se kuri uyu wa kane Minisitiri w'Intebe Bwana Edouard Ngirente, kubera ko urwego rw'inganda rwagizweho ingaruka zikomeye n'icyorezo Covid19, kubera ko ngo umusaruro warwo wagabanutse kuri 4% munsi ya 0, yatangaje ko bagiye gushaka nka miliyari 150 z'amafaranga kugira ngo bazahure urwo rwego. Ibyo byo ayo mafaranga nk'umuntu uzobereye mu by'ubukungu arahagije, bimeze bite? Ubundi nk'inzobere mu by'ubukungu ari amafaranga ntacyo nayavugaho, uretse ko igikorwa ni cyiza. Ubundi bisaba ko umuntu abanza akareba izo nganda zazahaye, umusaruro zabonaga, kongera kuwusubizaho. Ni ibintu rero bisaba inyigo, ari nayo mpamvu navuga ko leta ikwiye gushyiraho impuguke, noneho tukayereka icyagombye gukorwa kugira ngo ibintu bisubire mu buryo ndetse birengeho. Ari nayo mpamvu navuga ko kiriya gikorwa kiziye igihe, ariko nyewe ngereranyije nta nyigo yakozwe, kiriya gikorwa ni gitoya cyane, hagombye gushakwa ukuntu cyakwiyongera, kuko inganda zose biragaragara zarazahaye. Uretse n'inganda n'amaserivisi yagiye ahagarara, hose turabona harimo ingaruka. Ndetse nanjye ubwanjye nari mfite amaserivisi 2, ariko urebye icyo turimo gukora ubu ngubu nta nubwo ari n'icyacumi cy'icyo twakoraga. Leta irimo gukora igikorwa cyiza cyo gushyigikira inganda. Icyo nifuza ni uko ejo bundi yazashyigikira n'umuhinzi mworozi, mbese buri munyarwanda wese akagerwaho n'iriya nkunga, kuko iyo abantu bazamukiye rimwe
nibwo n'ubukungu bw'igihugu buzamuka ku kigero cyiza. nk'uko nari nabibabwiye ngitangira ikiganiro, mu rwego rw'imibereho myiza mu gihe cya Covid19 abana bari hagati y'imyaka 14 na 18 batewe inda zitateganijwe mu buryo budasanzwe. Ibi birasobanurwa na Bwana Evariste mu Rwanda-shyaka, umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu CRADO. Ariko noneho igikurikiyeho cyihariye twabonye kubera Covid nuko mbere twabonaga abana batewe inda ariko ntitwabonaga abana bashyingiranwa. Ngira ngo rero ubu ngubu kubera Covid twabonye abana batewe inda, bamara guterwa inda bagashyingirwa cyangwa bakajya kubana nk'abagore n'abagabo na babandi babateye inda. Ibyo byarabaye za Rusizi n'ahandi hamwe na hamwe. Urumva rero icyo ni icyaha kindi kiyongera kuba umwana yarasamanyijwe none akongera gutungwa nk'umugore n'umugabo na wundi wamusambanyije. Ikindi no twabonye nuko kubera ubukungu nyine bw'imiryango bwaragabanutse, usanga noneho b'abana batewe inda n'ubundi ubuzima bwabo bwarushijeho kuba bubi kuko abenshi na kenshi bamwe birukanwe n'imiryango yabo, ugasanga rero nabyo ni zimwe mu ngaruka zikomeye cyane zatewe no kuba Covid yaraje ikagira n'ingaruka ku bana. Abo barimo abanyeshuri? Barimo abanyeshuri drop out nayo ngira ngo kuko abana batewe inda byanze bikunda ntabwo basubiye kwiga. Ubwo rero harimo abanyeshuri bavuye mu ishuri kubera guterwa inda no kubera Covid. Twavuga ko mu gihugu hose mwabaruye imibare ingana iki? Kugeza uyu munsi ntabwo navuga ngo hari ubushakashatsi buri officiel bwari bwatangazwa. Iyo mibare tugenda tubona ni igenda iva mu turere tumwe na tumwe. Imibare iheruka nuko twari dufite abana basaga 15,000 n'ubundi batewe inda mu mwaka ushize kugeza muri uyu mwaka bitewe na Covid. Wenda n'ubusize n'ubundi twagiraga imibare igera ku 17, ariko abasaga 15 twari kugera mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Rero urumva yuko byanze bikunze imibare yagiye yongera. None ikindi kintu navuga twabonye kidasanzwe kubera Covid nuko hari abana twagiye tubana batewe inda nabo mu miryango yabo, kandi mu by'ukuri twaragiraga mu matese makeya. Mwaba muzi imibare hagati y'abatewe inda mu miryango yabo? Nabo kubera ko abenshi batewe inda nabo mu miryango yabo bakunda kugenda babihisha. Kugeza uyu munsi aho nzi batewe inda n'abantu bafitanye isano n'abantu bagera kuri 12. Iyo muganira n'ubutegetsi bwite bwa leta mubona bufite izihe ngamba zo kugira ngo habeho icyafatwa nko gukumira ibyo ngibyo? Ngira ngo ingamba zarafashwe uhereye kuri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, imaze iminsi itanga ibiganiro ku maradiyo no ku mateleviziyo ndetse tunafatanyije. Ikindi ni uko ubukangurambaga bwimbitse buraba kugeza ku rwego rw'akagari. Hari gukorwa ubukangurambaga bwinshi kugira nibura abana bamenye uburenganzira bwabo, ababyeyi bamenye inshingano zabo ku bana, ndetse banatinya n'ibihano kuko igihano cy'iki cyaha ntabwo ari igihano gitoya. Ubwo rero ubukangurambaga burakomeje, ubutabera buri gutangwa. Bakoze kino cyaha leta iri gushyiramo ingufu kugira ngo bakurikiranwe n'ubutabera. Mu by'ukuri leta iri gukora ibishoboka byose kugira ngo kino kibazo gihagarare, ariko ifatanyije n'abafatanyabikorwa nyine bo muri sosiyete sivile banyuranye. Mwarimu ukomoje ku butabera buri gutangwa, hari imibare mwashyikirije ubutabera? Kugeza uyu munsi twebwe nka CRADO twafashije abana bagera kuri 50 gutanga ibirego, ndetse twashyizeho n'abavoka babakurikirana mu nkiko ku bijyanye no kuregera indishyi. Tumaze gufasha abana 20 ku bijyanye no kuregera indishyi, bamwe batangiye kuzibona, abandi imanza ntabwo zirarangira, ariko tugerageza kubafasha. Mu buryo burambye mwumva ikibazo cyazakemuka gute? Uburyo burambye rero nuko iki kibazo abanyarwanda bose bakigira icyabo. Umubyeyi akagaruka ku nshingano ze zo kurera umwana, ababyeyi bakaganiriza ariko n'abana ubwabo bakumva yuko nabo bagomba kugira uruhare mu guhangana n'iki kibazo, kuko nibo bikorerwaho, ni ingaruka zigarukaho. Rero nabo bagomba kumenya ijambo kuvuga oya, bakamenya abashobora kubagusha mu bishuko bakabirinda, ndetse bakajya banaganira no hagati yabo ubwabo bakatanga abandi bana kugira ngo kino kibazo kibe cyakemuka. Kugeza ubu kandi Minisiteri y'Uburezi ikomeza kuvuga ko iki kibazo cy'abakobwa baterwa inda zitateganijwe gihangayikishije bikomeye. Ni mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwo ruvuga ko mu mwaka wa 2020 rwakiriye ibirego bisaga 4,000 by'abaregwa guhohotera abana b'abakobwa. Abari mukurikiye ikiganiro Dusangire Ijambo icyanone naha ngisoreje. Ndabashimiye mwese ku musanzu wanyu muri Dusangire Ijambo. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu. Mwari na bagira ubusa naho butaha. Iyo 2020 twari dutegereje yaje, abenshi bajyanye agahinda ngo nibayiriye, uwabagarura none bakwicuza ikibagarura. Turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro Dusangire Ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira.